Abantu benshi bakunda kumbaza ano mabara bakunda kubona ku ruhande rw'umuhanda y'umweru ndetse n'umutuku bisobanuye iki? Nuvuga ngo ikintu cya mbere navuga nga ne byo twita ibikoresho ngarura rumuri, reflectors. Nuvuga ngo ibikoresho ngarura rumuri bishinzwe kugaragaza bordure cyangwa se imbibi z'umuhanda. Uramutse utwaye imodokari ukarenga n'umurongo w'umweru, uyu nguyu udaciraguye baca ku ruhande rw'umuhanda uyu ureba ukawurenga, ikiba gisigaye no kurenga umuhanda nta kindi kiba gisigaye, kuko bino bikoresho ngarura rumuri bigaragaza ko nuramuka kubirenze uzaba wamaze guta umuhanda kare. Vuze ngo bino bintu bizashyirwa ahantu kenshi umuhanda azaba ari mubi, bigaragara ko uramutse ubirenze watugwa mu manga cyangwa se watugwa nyine ugwa mu mukingo hepfo. Bazabishyira rero ahantu bigaragara ko wagaragaza ko uramutse utwaye imodoka ugomba kwitonda, ntuzigere ukinisha kujya kuri kiriya gikuta cy'umuhanda. Bikeneye cyane mu gihe cyane mugwa cyangwa se mu gihe cyane ijoro. Ku manywa byo bishobora kuba byafata imodoka mu gihe igiye kurenga umuhanda, ibyo birashoboka cyane. Babyita ibikoresho ngarura rumuri cyangwa se amarangi ngarura rumuri. Igazeti tubwira yuko imbibi ziri kumera z'ubwugiko bw'abanyamaguru n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo bigomba gusigwa amarangi y'umuhondo ngarura rumuri. Ibyo tubisanga ku ngingo y'110 ku kika cya 8. Niko batubwira vuga ngo imbibi ziri kumera z'ubwugiko bw'abanyamaguru ndetse n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo bisigwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Ibijyanye n'ibikoresho ngarura rumuri ndumva ari cyo nasa nk'ubivugaho. Ikindi ugomba kumenya ko ibikoresho ngarura rumuri nuko igihe cyose